niba muterure bamugeza muze mufatikane ngasore rwose mugere hano hirya reka mumuterure cyane sibyo wose umudamu Sinizere komeze fresh, nizere komeze neza, ndagusuje kandi mwa ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka kuri Big Town TV. Nitwa Patrick Densetera. Amakuru rero menshi cyane abagenda avugwa hirya no hino mu institute by'umwihariko y'imyidagaduro. Umugabo witwa Murongi Sabe imihanda navuga ko yamunyereranye, ni nyuma yaho benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda babona akavideo ke asa naho yavunitse, aho yararyamye hasi ubona abantu barimo bavuga bati bamuterura mu gihe imodoka itaraza. Ni video yafashwe bavuga ko yari kumwe n'uwitwa Ngwino Ndebe. Uyu nguyu n'umwe mu manga ajya akoresha, umwe mu bakoresha bw'abanyambaga bapostinze video cyane hirya no hino. Ni video yaje kuba ipostingwa n'uwitwa Decat, ariko bayikuraho bitewe no kubavuze ngo this video might contain graphic or violent content. Iyo video yahise isibwa. Ni video witwa Decat yari yanditseho ngo ngwiki iyi nkuru noneho yo nakasa mutwe. Apparently umusore wanyu Gashuhe Sabe bamufashe ari kwinyesebura n'umugore w'abandi imanga. Uyu mukobwa rero witwa Ngwino Ndebe wari kumwe na Sabe, bikaba ko yarimo aryamana na Sabe, ariko benshi bakavuga ati n'ubundi basanzwe bakurukana, dore ko bajya banakora n'ibiganiro byinshi cyane kuri Isimbi TV y'umugabo witwa Sabe, mu gihe rero afite imanga yitwa Minga Nzima, ngo abantu bakurikirana imyidagaduro babazi rwose. Uwo n'umugore w'abandi imanga yigira rambo asimbuka igipangu agwa muri rigori avunika ukuguru. Sasa niyo mpamvu yavuze ko abayahagaritse ibiganiro ndumiwe pe, Kigali ikwiriye amasengesho lie now wallahi. Ni video bahagaritse cyangwa se YouTube nako Instagram yahagaritse, imaze kurebwa rwose byinshi cyane, yari ifite views nyinshi cyane, dore ko yari ifite comment yari hafi muri 400. Bamwe rero baje kujya muri comment bandika ati ibyo ntacyo bimbwiye mu gihe ntacyo birahungabanya ku giciro kibiraha. Benshi baraseka. Benshi rero batunguwe nuko Sabe nyuma y'iminsi mike yarashyize itangazo hanze ku itariki 29 avuga ko agiye kubahagaritsa ibiganiro bitandukanye atambutsa ku muyoboro wa YouTube. Ni mu gihe nabonye witwa Tijara Kabendera ari we urimo koraho ibiganiro. Benshi bavuga ati rero batuye umuntu urwaye, noneho ko mbona uburwayi bwabuvunjemo kujya kwihakabyiza bimeze bite, nibyo yararwaye n'ibiki. Aho uri hose nizere ko umeze neza, uyu munsi biba bimeze neza, ejo kavunika akaguru. Ni comment ziri kwa Decat. Ni nko kuvuga ngo iyi mihanda rero ukuntu ibimeze ibinyerera, uyu munsi barakuvuga ejo bakavuga undi. Uwo muntu avuze kwitwa Yago rwose agiye kuba mucumbikishije ni abeshye. Hari wanditse witwa LGD Sylvia ati nari mari ushaka yarenzeho ndayamuha, nari mari 100%. Arumva nje nikundiye iyi song yindi wamaye WhatsApp number n'ibiki. Iyi ni filime basi, twizere ko episode zikomeje itarangiriye hari aha. Benshi kandi no mukobwa si ubwa mbere bivuzwe, dore ko mu minsi ishize mu mezi atambutse atari menshi mwumvishe saga y'uwitwa Kalala. Uyu nguyu wavugaga ko n'ubundi bano basanzwe baryamana, yongeye rero gutungurwa no kongera kubona video y'uyu mugabo ari kumwe n'uwo mukobwa witwa Ngwino Ndebe ufite imanga witwa Minga Nzima. Abumvishe kandi mu kiganiro Yago yakoze, bumvishe ko Yago yavuze ko ari we wazanye izi manga, birangira rero witwa Sabe azitwaye. Hari undi witwa mbanza nyine mu bitekerezo gakeya by'abashyizeho hano, ubona ko imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zose zuzuyeho witwa Sabe ati inzererezi birangiye ishizwe hanze, iminsi iba myinshi gahimwa n'umwe mafia wa YouTube ibye birarangiye. Ariko Sabe ubona ko nyuma yaho yagatangarije n'amagambo, ubona ko ngira ngo umuntu aramutse avuze ko n'umwe mu bantu muri iyi minsi badakunzwe, ngira ngo ntiyababeshye. Ibyo rero byose biterwa nyine nuko agenda agaragara rimwe na rimwe mu bikorwa bitandukanye. This is a prank. Kereka iyo nabonamo uwo mukobwa wo mu manga
benshi bakomeje kugenda bavuga ati ni prank, ariko baravuga ati nanone Sabe yabagamije iki, iyo ni prank yamumarira iki? Ni umwe mu bagabo bari seriye cyane batajya bajya muri iyi mikino nk'iyo ngiyo. Ni video yatangajwe bwa mbere n'uwitwa Clara, naje kuyibona hafi mu saa moya gutyo, ariko ndavuga ni irari rimukozeho, ibirayi biri kugura ngahe? Izo ni comment yigo Sabe w'inyamasheke. Rero wenda ibitekerezo byo ni byinshi kuri comment zigera hafi muri 400. Ahubwo reka twibaze iki ngiki, koko byaba ari prank? Ese yaba ari prank yamarira iki Sabe, yamufasha iki? Sabe wari umaze iminsi atangaje ko arwaye, sinekereza nyine ko noneho yaba agiye gukora prank. Biragoye, sinzi ko nanabyemeza wenda gutyo, sinzi ko wenda yakina iyo mikino, sinzi ngo byamarira iki. Urumva biragoye, niko njye mbibona, navuga realite yabyo, kubera ko umuntu yakwibaza ngo ese iyi prank cyangwa se abantu bakomeje kugenda bavuga ngo ni prank, mu by'ukuri Sabe wona gasa nabaye. Ahubwo ikintu wenda cyaje kunungura jewe, muri iyo video baje kumubaza bati se uyu ni umugabo wawe? Ubwo yarimo atabaza abantu ngo baterure Sabe mu gihe imodoka yari itaraboneka imutwara, aravuga ngo yego. Abantu batungurwa cyane no kumva nyine ko ari umugabo we, avuga ati wenda n'ibyari bizwi, ariko ubona ko imihanda yanyereye kuri social media hose, ubona ko bisa naho ariyo nkuru irimo kugenda ikomeza kuvugwa. Yose ndaza rero gukomeza nyine kubakurikirana andi makuru n'undi ari buze kuba arenzeho. Ariko icyo tuvuga ni kimwe, ndamutse mvuze ko kiriya kiganiro Yago yakoze cyagize impact negative kuri Sabe, sinaba mbeshye rwose habe na gatoya, bitewe nuko Sabe n'umwe nyine mu bantu bafataga nk'inyangamugayo bakamufata nk'umwana mwiza. Aho Sabe rero Yago mutangaje hari amagambo, navuga ko yatunguwe cyane, cyangwa se abantu barimo bagenda nyine bamushiraho. Noneho impamvu ugiye mpamya ko wenda atari prank, nawe muraza kuduha ibitekerezo. Wakibaza ngo ese umuntu uri muri iyo situation yakora prank na yiri negative, n'ubundi n'inkuru yavuzweho nazo ziri negative, bikamufasha iki? Ngayo nguko rero ngibyo bya video y'uwitwa Sabe na Ngwino Ndebe. Ariko ubona ko Sabe yababaye cyane, bigore wese imutse igipangu rwose ngo akagwa, ubona ko yababaye cyane kabisa. Ukurikije uko no kweguka bya byamugoye, n'umwe wari wambaye akagofero, umwe banje no kugenda bavuga ati uyu si Sabe, abandi bati niwe. Ariko witegereje neza nyine wamenya ukuri kuri muri ibi ngibi. N'umukobwa rero Ngwino Ndebe bakomeza kugenda asa hamwegura. Mu minsi ishize kandi barimo bavuze ko Sabe yagiye no kwivuza hanze, bati yagiye kwivuza hanze arwaye cyane. Ni hatari. Imihanda iba yanyereye mwabavandimwe mwe. Reka rero ngewe n'ubundi amasaha y'ijoro arimo agenda akura, reka ndeke kubagora, mbaje kubaha iminota mike cyane ibijyanye na update y'ibabigezweho. Hanyuma ngewe reka mbarekere hano, reka mbareke gusa n'ubundi ndaza gukomeza kubakurikirana amakuru. Ariko ubona ko abantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ubona ko nta yindi nkuru ihari. Kwibaza ngo ese ibya Yago byo byarangiriye hariya, icyo ni ikibazo wakibaza, igisubizo ukakibona cyangwa se ukakibura, bitewe nuko hirya no hino mu isi dutuye imihanda yo ibikomeza kugenda inyerera umunsi ku wundi. Ibyo bya Sabe na Ngwino Ndebe, wakibaza ngo ese Karara we breaking amakuru yo kuri Sabe wagamije iki? Ese we bapfuye iki? Byose nibyo ndibuze kubaramburira mu kiganiro kindi kiri butambuke hano kuri Big Town TV. Reka mbashimire, hanyuma mbabwire ngo muri Imana bane namwe.